ikaze kuri Kadu Studio. Nyuma y'igihe kinini maze nshaka kuganira n'abakunzi b'iyi YouTube channel yanjye. Umunsi nshaka kuba mbishobojwe, nshaka uyu munsi ko tuganira ku kintu kimwe, kuri angle y'ibintu by'Imana, iyobokamana. Umunsi rero ndi hano kugira ngo tuvuge ku kintu kimwe cyangwa se bibiri, ibintu bijyanye ngo n'itorero ry'Imana. Ndi umuntu usanzwe udafite ikindi kintu navuga kindanga cyihariye, ariko nanjye nkaba mbarirwa muri uwo muryango mugari w'abantu b'Imana. Sasa rero njye nkurikije ibintu bimaze iminsi bitambuka, yaba ari aho nyura, yaba ari ku mbuga nkoranyambaga, mba mbona babwije ukuri, mbona umuryango w'Imana twaratewe pe, twaratewe. Abantu bitwa ngo abakozi b'Imana cyangwa abayaya bayo, abantu batumereye nabi kabisa. Ni ukuvuga ngo ibintu by'iyobokamana, ngewe nkurikije uko mbibona, mba mbona twaragabweho igitero na Satani, noneho ku buryo na hantu twafataga nk'ubuhungiro zisigaye ari inzu z'ubwambuzi. Ahantu twahungiraga mu nsengero ubu habaye mu nzu z'ubwambuzi. Ibintu byarakomeye rwose ku buryo udashobora kwiyumvisha ukuntu umuntu yifata neza akaza mu rusengero agambiriye gutekera abantu umutwe. Njyewe mba mbona ibintu biri kuba muri iyi minsi, bihwanye na bya bintu byo muri Bibiliya numva hamwe ngo Yesu yagiye agasanga mu rusengero haraberamo ubucuruzi, yarangiza akarekura inuma z'abacuruzi n'intama byose akabizitura bikagenda. Akababaza ikibazo n'uyu munsi nanjye nshaka kubaza abiyita abakozi b'Imana. Kuki inzu ya data ariyo mwahinduye inzu y'ubwambuzi? Kubera iki inzu ya data ariyo mwahinduye inzu y'ubwambuzi? Mwabuze ahandi hantu mwamburira abantu koko? Abishingira ko hari abiyita abakozi b'Imana, bamwe bajyanwa mu butabera bakekwaho gutekera imitwe abo bakabaye bakorera. Kugeza uyu munsi njye ntaraniyumvisha impamvu umukozi mu rugo rwa data arusha agaciro abana ba shebuja. Jewe nibaza niba twebwe abayoboke b'aya madini tubasha gutekereza neza. Mbona tudatekereza neza, twari dukwiye rero kuba dukanguka, kuko twaratewe rwose ahantu hose, twaratewe ndetse bikomeye cyane. Nawe se umukozi w'Imana ngo umukozi w'Imana araza akakubwira ko rwose we mwana w'Imana utakwiye kuzana ibiceri mu rusengero bisakuriza Imana. Nibaza umurongo wo muri Bibiliya uvuga ko ibiceri bisakuriza Imana, bikanshobera njye. Jewe sinzi impamvu kabisa, sinzi impamvu, ariko nsanze ari ngombwa ko mbibabwiraho nyuma y'uko nari mbonye noneho ibi bintu byageze no mu baramyi. Urabona umuramyi afite mikoro, ari kuruhimba, ari kuririmba neza, yagera ahantu ho kuvuga ngo hashimwe Yesu, wakivugira ngo hashimwe Satani. Hashimwe Satani mu cyimbo cy'uko yakavuze ngo hashimwe Yesu. Ejo mu gitondo akifata video akavuga ati nasabaga imbabazi nari nibeshye. My friend, n'umusazi agira icyo atinya buriya? N'umusazi ngatinya nyina niko bajya bavuga.
cyangwa simbizi igihe simbizi ma wowe uraba uri ku ruhimbi uvuge ngo hashimwe satani ngo wibeshye kuva nabaho. Ushobora kuba ari we muntu wa mbere wibeshye kuva isi yaremwa ukibeshya ibintu navuga sinzi ukuntu nabivuga. Abantu mubizi mumbwire niba umuntu ashobora kwibeshya ku izina rye yitwa Bosco, wenda ni urugero ndi gutanga, akaba yavuga ngo yitwa Yohana, nta kibazo kindi kibyihishe inyuma. Bivuga ngo n'aba bantu turi kubona aho imbere bari kuramya, bari gusirimba, bari kubyina, abana baratatswe kabisa. Niba umuririmbyi uri gutambira Imana hariya ashobora kugera ahantu aho kuvuga Imana akavuga Satani, walayi twajwemo tu. Njye niko ndi kubibona, ni nako mbyumva ku giti cyane. Ni ikiganiro cya mbere rero nkoze hano kuri Kadu Studio, ariko nanone nzajya nkomeza nkora ibiganiro byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo aka ngaka kari uko kubabwira ku bino bintu ndi kubona bimeze nkaho sinzi ukuntu ndi kubibona mu matorero, mu madini ndabona harimo ikibazo. Gusa njye ntashaka guhagarara ngo nsobanure ngo ni iki, ariko mpamya ko gikubiye mu bintu byitwa ibitero Satani ari kugaba. Ubwo sinzi niba ndi bibaza aba bakozi b'Imana bahinduye inzu z'Imana cyangwa se ubwo buturo bw'Imana inzu z'ubwambuzi aho batwamburira. Ututegeka umuntu uzana amafaranga ngo yo kubaka urusengero, ngo muvugurure ngo urusengero musenye rwo mwari mufite mwongere urundi kandi n'urwa mbere mutarwuzura. Ako ubundi mwabantu mwe mwubaka n'insengero mujye mumbwira, mwaba muzi impamvu Yesu yaba yaragiye gusengera muri Getsemani Yerusalemu amasinagogi atarabuze? Nyuma yo kumenya iyo mpamvu uzisuzume murebe niba cyari ngombwa ikihutirwaga ari ukubaka izo nsengero z'amazu kuruta uko mwakubaka insengero z'umuriro. Murakoze cyane. Ikiganiro nakagaruka ahangaha. Nzi neza ko nimbona ndi gukurikirwa n'abantu bahagije, zatangira gutegura ingingo z'ingenzi tuzajya tuganiraho hano kuri Kadu Studio. Wowe nkorere subscribe kuri iyi channel, hanyuma muri comment umbwire nawe ukuri kubibona intambara ziri mu madini muri iyi minsi ikiri kuzitera nuko zakemuka. Niba ari twebwe abana b'Imana dufite amakosa cyangwa niba abakozi b'Imana aribo bananiranye, nuko twese hamwe duhurize ku kantu kamwe ko gusaba Data kugira ngo agire ate adutabare. Ibintu ni bibiri, niba adashoboye kutwoherereza abakozi bashoboye gukora ibyo yabashinze neza abakureho, twebwe tujye twifasha. Nta nubwo natwe ducitse amaboko kwacu, bikumvikana. Ubutaha ikiganiro cyo gutaha tuzaganira ku gitabo cyitwa Bibiliya. Tuzarebera hamwe impamvu icyari Bibiliya ubu cyahindutsemo amabibiriya, igitabo gitagatifu. Ngo Bibiliya yera, ngo Bibiliya yacu, ngo Bibiliya ivuguruye. Iyo ngingo mbaye mbateguje niyo tuzaganiraho ubutaha. Ufite igitekerezo ushaka kuyitangaho, ufite inyunganizi, muri comment niho nkurarikiye kubishyira, hanyuma ubutaha tukazaza tugira gute tubigarukaho. Ariko abana b'Imana turi kumwe muri uru rugendo, mube maso kuko aba bayaya ba Data ntago bari gukora ibintu bakwiriye kuba bakora. Wenda si bose, ariko jya bamajije kubona ntawe nshira kari urutega pe, ntawe nshira kari urutega. Bameze nk'abavandimwe umubyeyi asigira umwana akamusigira n'amata yo kumuha, aho kugira ngo ayamuhe akajya akozamo dukeya akamusiga ku munwa, asigaye akagira gute akayinywera. Umukozi uteye atyo rero ntakwiye gushimwa, nta nubwo akwiye kuguma mu nshingano, akwiye kuvaho. Ahoze ndeba iki cyamakuru nahoze nsoma
tuvuga ko abapasiteri 400 mu itorero ngo niba ari ngo ADPR ngo bararira ngo bariruka mu muciga. Mbisubiremo rwose, niba namwe mumeze nk'abo bakozi basigira amata yo guha abana, mwarangiza mukayinywera abana mukabasiga amata ku munwa, mukwiriye kuba muvaho, ndetse ahubwo n'ababasimbuye nibabikora nk'uko mubikora nabo bazaveho, kuko njye simbabona mw'abatambyi mukwiye ngo ibya 10 n'amaturo. Ntabwo Imana yacu ariyo duha ibya 10 n'amaturo, kuko Imana ntirya ibishyimbo, Imana ntikeneye amafaranga. Icya 10 n'ayo maturo twabisizeho kugira ngo bijye bifasha abo bakozi b'Imana gutunganya umurimo w'Imana neza, ariko biratuma ahubwo murushaho gukora akazi cyangwa gukora inshingano zanyu nari murabizanamo akavuyo, inda nini n'ubusambo. Ntabwo iba ari sawa. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Ikiganiro kuri iyi channel ya YouTube, ibibazo byugarije amadini n'amatorero muri ibi bihe, nakagaruka rimwe mu cyumweru byibuze, twabona ari ibintu bifite umumaro bigera aho bivana abantu, tukabigira 2 mu cyumweru. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.